ubutunzi bw'iki gihe busigaye busaba gutanga ibitambo cyangwa ugatanga ubuzima bwawe. Bamwe birukanyira rusoferi, abandi amaguru bakayaraza mu butayu baterera imisozi kugira ngo bajye kureba ko Imana yabasubiza. Ariko aba bakobwa bo n'abamama bajya Dubai hari byinshi bahura nabyo aho utaruzi. Muri byinshi aba bakobwa bakorerwa harimo konsa imbwa cyangwa kuryamana nazo no kuryamana n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye harimo inkende, amafarashi. Ni byinshi kubera ko nabo ubwabo baba biyubagiwe kuko babikora bameze nk'abataye ubwenge. Urashaka kujya bakugira imyenge nk'iya supaneti mbona nyine bansabiye imbwa iyi tuzi imbwa isanzwe ngiye. Niraneza P nk'ibisanzwe, ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Ubundi uzubane nanjye muri iki kiganiro ubashe gusobanukirwa byinshi biba kuri aba bakobwa iyo bageze hariya bagiye mu buryo butemewe, kandi ubashe no kumenya intimba n'agahinda gasabitse imitima yabo, dore yuko ababyerura ari bake kandi ari benshi babifite ku mitima yabo. Njya kumenya iyi nkuru nayumvishe ku mukobwa wo muri Nigeria, maze ubwo bintera kwibaza nimba inaha natwe mu Rwanda byarahageze. Nasimbukiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu Rwanda ndandika, maze ubundi mbona maze koko abakobwa b'inaha ngaha bamwe muri bo baraje baratura bavuga agahinda gakabije na byinshi bibabaho twebwe tutazi kandi dufata nk'amayobera. Yego rwose mfite agahinda gakabije, naryamanye n'imbwa kugira ngo mbone amafaranga, ariko abakobwa benshi hano hanze ntabwo babasha kubivuga, bafite agahinda kenshi, ariko ibyo bintu bikwangiza mu mutwe. So hagarika kwangirika cyane, hagarika kwiyica ngo urashaka amafaranga uryamana n'imbwa. Please mbabarira. Uyu ni umukobwa wo muri Nigeria wari uri gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwiwe n'ibibazo yahuye nabyo. Yajyanywe n'inshuti yiwe muri Dubai agiye gushaka amafaranga, gusa agezeyo yasanze bayashakisha mu buryo budasanzwe. Ntibayahiga mu birombe bya peteroli cyangwa zahabu nk'uko mu gihugu cy'iwabo Nigeria bigenda kugira ngo ugere ku iterambere cyangwa ukire. Yasanze ahubwo bisaba kuryamana n'imbwa amasaha 24 ikenjoyinga ubuzima bwawe, nawe ukabwenjoyinga kugira ngo ubone amafaranga. Gusa si muri Nigeria gusa, n'inaha iwacu mu Rwanda bikomeje kugorana kubera yuko hari benshi nabo bakomeza kubaho muri ubwo buzima. Hari na benshi banyura mu nzira zitemewe kugira ngo birukanyire iyo mu mahanga bajye gukorera amafaranga. Nyamara ubu ugiye mu bucuruzi, iki kizwi nk'ubucuruzi bw'abantu. Hari abakobwa b'inaha i Kigali nabo batanze ubuhamya bavuga uko byagenze n'ibyababayeho baryamana n'imbwa. Kuri njye wenda ku bandi bibaho, ariko kuri njye ntabwo urukundo. Hari umuntu wagwemukiye? Yego. Byese bituma wumva ko abasore bose se nta rukundo bagira? Narwo. Nkabona ko ibyo ndimo bitakankwiye. Hanyuma ubwo iyo ukundana n'umusore gahunda yawe ari iyihe cyangwa se intego yawe? Nta rukundo nta musore. Turaciringa bisanzwe tugahuza, niba hari biba bikaba, ariko apana ibyo kumujyana mu rukundo. Njyayo ngiye kumureba yaranangurira rwose, turanishimana. Kwishimana gute? Ngiye no mu bintu bijyanye n'imibonano numvaga muri iyo gahunda atari yanjyanye. Numvaga icyo nshaka ari kumureba gusa tukaganira. Arangije ayigushyiramo? Yabinshyiramo. Tunguwe nuko nagiye kubona mbona nyine bansabiye imbwa. Iyi tuzi imbwa isanzwe ngiye munsi. Tamaza se imbwa kuyizanye mu cyumba bimeze biti. Ubwo bati imbwa nyine ni imbwa yanjye ngiye none nagushakiye, ati bagunda guha icyo ushaka cyose, icyo cyose ndakiguha. Mwari mwumvikana amafaranga ngahe? Nta mafaranga twari twumvikanye, we yanjyanye kuko yaramaze kunyishura ko numvaga nta n'ubwenge nyifite bitewe n'ibintu byari byambayeho. Njye nta mafaranga twari twigeze tuvugana, ahubwo twaragiye nyine ngiye yamaze kumubwira ati wewe icyo uri bukenere cyose. Iyo mbwa bigaragare ko mu bintu bigaragara iyo mbwa n'ubundi ahari bayisanzwe bayizanira abantu bagasambana, kuko nyine ni ibintu n'ubundi
isanzwe izikora Yego. ko yara nyine nkabona iri kundi gata ku mubiri nkagira ubwoba nkikanga nyine mva ubwoba bwanyishe ndavuga ese wa mugabo kuko unzaniye iyi mbwa nsambane nayo ndi umuntu w'umukobwa ungana nkanjye usa gutya arambwira imbwa yanjye ndayubaha kandi ni agaciro kurenza uko nagaha buri muntu wese ndamubwira wayi gute wafashe umwanzuro ugati mana urumva nararize birandenga mbura ukuntu mbigenza ndavuga mana kuki wemeye ko ibi bintu bimbaho ndasenga kubw'imbaraga z'Imana irabinkorera hanyuma usoko wambaye ubusa wahise ugenda wakora ibyo bintu Mana umugezeho mba mayiboba ngiye gusambana n'imbwa umukobwa nkanjye meze nkanjye imbuga rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ashobora gutekereza ati fofo hari ikintu ashobora gukora kubera wenda trauma cyangwa se kubera ubuzima yaciyemo nk'ubureka nkubwire ntabwo njye nsambana ngo ni ukubera ko mbikunze ahubwo hari igihe mba numva stress mu mutwe wanjye yabaye nyinshi